Mana ndebe ko yangirira neza. Like, fresh, urakomeza. Kwani warabuze ubuntu mani. Turuduka kwigurishwa ndaga bari fresh buri. Yani zanzara mani, Inzara y'umuntu reba agakara kawaye agapanga inzara mani. Ako ureba n'ishusho ureba ryarabaye. Bagira imyenda kuko habaye ndambara ubwo no kugenda ndagusubira inyuma. Byose tugezemo. Ako byose ni Yehova tu. Sereke shamva mfite ikibazo gikomeye tu. Ikibazo mani. Ndetse zice inzara mwariki. Nawe uracyataka inzara umusore. Urashaka igisubizo cy'ibibazo byawe. Ni kimwe dore uwo musore ufite amatuza agabyimbye. Amatuza agawe ni manini garagara. Icyo usabwa rero shaka ahantu uhereye usenge n'Imana yawe urebe ko yacu yagufasha. Yego. Ugiye gusenga upfukama ongera usenge paka usenge Imana mujurera ko gusenga ko mbishoboye ure kwaba ngibyo byose Imana karimbano yanje wowe ndusenge iyo nzara nembano yanje gusenga nibe nabango mushaka na mutimisha agusenge yiswirera sante nyine wowe usanga cyane nyine byakira tetanye tsakwesangeshwa sujiraje mu bwoko ufasha utundu ngute niho yidafashe Mana ndacawe ndashaka ndago yanyumva ndoyo kumva pe ubwo ndufashwe nyine usenga ugushira mu tuntu nyine twatindi turatuma Imana nayo igira kwahita kohereza oya ndabishoboye niba ari ubusambo nawe ndabuze noneho rero sawa tuko pamoja Nari ariko rongera ngicibutse ufatira by'iminsi 7 utajya utanywa utagera ntari ibiryo uri gusenga wehereye Imana izagufasha serindwi nzayibashara utazayibasha uziyica Yesu Imana ngo ndago yumvaga abantu kuri iyi njuro igiye kumbona ngiye gushaka ahantu uhereye njya mu mwuka njya ndisabiza umva Imana nitanyumva kuno munsi nanjye ndago ndaba nasenze Kenya kandi mwami ndababaye nyana yimbwanyibye kandi mwami nayo urayizi Mungu sante jasira kabisa tabara abagaragu bawe Uwiteka ndakwinginze kugira ngo urengera ubwoko bwawe jasira kabisa kapakatura katatara pakatura jetatapatra mwami urabizi byanjye byose unambwiye ngo ngupfira nagupfira ako mwami nje nibagiwe ntabwo ndi seriye oya waravuze ngo urabazi tabara ubwoko bwawe oh my goodness jasira karapara tora sara pakatura pakara sara tatapapa mara wavike tangauzi mwame tora sara papaka Jesus kata papaka rata tapakotra sara kotra vachira katra oh man jasakara rapakatra mama katra sara tapa opakara patata jata oh my goodness oh shit Uriman mwami wakoze ibitangaza Jesu sante waravuze ngo mwami ndi kubireba ko wagejejeho Jay Paul amahoro ubari mu bwami bwawe kandi waravuze ko uzakora ibitangaza Jesu sante Mungu baba karapatara kotora kasarapata baba oh my goodness mwami yego simbigaruka oya mwami natwa 2 miliyoni mwami 2 nitwa ndi kugusaba utumbaye ngatangira ya mishinga yanjye kagenda neza jakara pakara sata katara kapakara sata karata sojatapa push ke turupa paka iturufige pike mwami
Oh la la. Yes we. Oh mwami we. Warabikoze muri Isiraheli. Nanjye wangirira neza ngabona $2. Mwami ndikubibana kugira kugirira neza ubwoko bwawe. Oh papa we. Mwami uri Imana nziza, uri Imana ikora ibitangaza. What? Warabikoze mu bihe bya kera. Mwami nanjye $2 miliyoni watumbereza nanjye ngakora imishinga. Babandi bavuga ngo nya. Ugize ngo mwami. Twira Mungu Baba kirakara sarapakatara Mungu Baba mukuru wa Yehova. Kandi ni wakora ibitangaza ndakwinjiza kugira ngo mwami nanjye ugirira neza $2 miliyoni ndubane nanjye maze ndangira imishinga. ugize ngo Narebe nubwo nguye mu mavuta ariko wemerewe kumvugisha. watangiye kare ufite imbaraga ariko sinzi Imana yakumvukije akaraye gute. Yes we. Ishagara sino wambaye imbana. Akabando kubereka imuhubuka mutazi n'ibyaretse. What? Nakubwiye gusenga ufite ubwiza utawutoje. Niba mwanyweye imisuru sinzi biba byabaho. Nesuru kuvuga ubwo musuru wambaye amafaranga yo kugugura. Ngaho kuja mu ndimo gatituru kavuga ibiki n'ibiki bya Oya ndazivuga. zivuga numve. Shit. Wowe do. Wajya gukene miliyoni biza gucuruza iki? Hajya ngo ufite gahunda yo gushaka $2 miliyoni tw'ikimwe. Gwase ariko urabizi sinakubeshya pe. Ubushomeri mfite urabuzi. $2 miliyoni Imana ni nubundi ndabizi natumba pe yaratunyemereye. Ariko ndatanjuruza amabiye amabyeri. Curuza ikintu cyo bise ibyuma. Curuza mbese ndacuruza utuntu tw'ubwoko bwose butandukanye. Nanjye ndebe nyine ko byagenda neza. Donanje ngeraga Ahubwo wamfasha iki kugira ngo ndubone none. Nambika igitengazo dusenge noneho utabona miliyoni zimanutse amazazibone. Dusenge paka manutse bana. Amafaranga tugiye kuyabona. ugize ngo Mana twaragusenze. Twaragusenze mwamura twumva. Yes we. Chapurkaratapo. Oh Mozambique, Portugal. Oh, je t'en prie. Japako. Miliyoni ndazibonye. Miliyoni ndazibonye. Imana iracubije. Imana iracubije. Oh mwami waravuze ngo uzabana natwe. Maroc visita Senegal. Tabara ubwoko bwawe. Mwami nkubita $2 miliyoni. Zabikora kandi warabikoze. Mwami. Ndandambara yandera ubwoba. Ndandambara yandera ubwoba. Yarinze Kagame Zandika. Ndandambara yandera ubwoba. None se mwami $2 miliyoni ndikubona mwami ndikubona mwami nizo cyangwa ntabwo ari zo mwami zo bazonye kirapfuye. Yesu.